Ikaze na none rero uyu munsi tukaba tugiye kureba iby'amapiramide bikomeje kuvugisha benshi hirya no hino bavuga bati ibyo twabwiye byose ku mapiramide uko yubatswe byose ni ibinyoma. Ubu ngubu dufite gihamya zerekana neza ko ibintu uko twabibwiwe atari ko byagenze n'igihe byakorewe ntago ariko bimeze. Tugiye kubyinjiramo rero banze kandi hora kugira ngo tuzamuke turebe ukuri kuri gusohoka hanze nko ku muvuduko w'urumuri, ubundi urebe kwa kuri twakubwiye kubohora imbohe. Abakomeje kwiyandikisha namwe rero nkambashimiye cyane, nawe turandikisha subscribe, share, ubundi kandi hora kugira ngo dukomeze. Hano rero hari umuhanga umushakashatsi uvuga ati navumbuye uwubatse piramide mfite ibimenyetso, akaba ari umwarimu bita Graham Hancock, yemeje isi yose ko afite ibimenyetso simusiga by'uko piramide uko twabibwiwe zitubatswe n'abafarawo mu myaka 2500 mbere y'ivuka rya Kristo. Ntago ariko byagenze. Aragira ati rero twabwiwe ko amabuye yubatse piramide yavuye ahitwa Tora nko mu birometero 30 uvuye mu burengerazuba bwo hagati, kandi ko byatwaye imyaka 30, ariko se usanze ari ikinyoma. Uyu mushakashatsi rero Graham Hancock yanze kubiceceka, aravuga ati ngewe sinshobora kubiceceka, dore igihe kibaye kirekire. Akaba rero agiye kuduha umucyo. Byahereye ku kibazo yibajije. Yagize ati ese inyubako za kera zose dusanze zarubatswe kera cyane mbere y'ibihe bavuga kuruta ibyo twabwiwe. Ibitabo rero byose by'amateka bitubwira ukuri gucagase. Ese usanze kuri twese dushaka guhabwa kuri munsi mu mazi atari munsi y'izi nyubako nk'uko bitubwira. Kandi rero yabigenje ate rero? Byaravuze ati nyamara kuri guhambwe munsi y'izi nyubako za kera zose uko zagiye zubakwa, yaba kuva muri za Misiri, muri Amerika y'Epfo, Amerika y'Amajyaruguru, muri za Afurika, muri Aziya, hirya no hino. Akaba rero amaze imyaka 30 yose azenguruka isi yose ashakisha ibi bintu, uvuye muri za Misiri kuri piramide zaho kugeza mu mashyamba y'inzitane yo muri Indonesia, yageze mu Buyapani, muri Amerika y'Amajyepfo, yize indimi zose kugira ngo abashe kumenya ibi bintu. Noneho kubera kwizerwa n'abantu, ntago abantu bakimufata nk'umubeshyi, ko batangiye kumubwira baravuga bati ngo ni umubeshyi, ahubwo aravuga ati ngenda shaka gushyira amabanga hanze yahishwe ikiremwa muntu. Abamunenga rero bavuga ko inyigisho ze ari izo kwitondera kuko ngo zateza akaga, ko ari umubeshyi, kandi ko izo nyigisho ze nta bwenge ngo burimo, kuko zibangamiye icyo bita ubwenge nyabwo. Uretse wumve, ariko abantu benshi bakomeje kumunambaho kandi bakamubonamo umuntu uhambaye cyane, umuntu utinyuka kwibaza no kubaza ibibazo benshi badatinyuka batinya kuvuga. Byose rero abikora akoresheje ubushakashatsi, amafoto hamwe n'ibimenyetso simusiga. Afite ibimenyetso, afite amafoto n'ibimenyetso n'ubwo bushakashatsi bwose. Ikimugira umuntu ukomeye rero nuko yanze guceceka, kandi akavuga ko ibyo twabwiye byose bidasobanutse na gato. Akomeza avuga ko kuhahise ha muntu hari byinshi cyane twahishwe. Kuri liste rero habanza piramide ya Giza. Iriya piramide iri mu Misiri. Iyo uyinjiyemo rero ushaka gushaka ibisubizo nyabyo, ahubwo ntabyo ubona. Tubwirwa ko yubatswe mu myaka 2500 mbere y'ivuka rya Kristo, ngo yubakwa n'ubita umufarawo Kufu, kandi ko yubatswe hakoreshejwe amaboko y'abantu, ngo bitwara imyaka 20-30 hafi aho gusa niko batubwira. Baravuga rero ati no, ayo mabuye yagiyeho nimbarenga 2.5 miliyoni. Iriya piramide yagiye amabuye yose arenga 2.5 miliyoni. Ntago byemera gato ko amabuye angana gutyo menshi aremereye afite amatoni ngo byabatswe mu myaka 20 gusa, nta byemera. Ikibazo cyoroshye rero cyane yibaza ni iki ngiki. Aragira ati muduhe ibimenyetso. Abazi ibimenyetso, noneho ibimenyetso bakabibura, bakamwita umubeshyi, bakavuga ati ibyo uvuga ntago ari byo. Yibaza ukuntu ibintu byose buri muri piramide nta nyandiko zirimo. Urabona ko kera bandika ku mabuye bagasigamo ibintu bifite umumaro abantu bazaheraho bashaka ibintu, ariko ibyo bintu byose aravuga nta birimo. Ibintu byose byarahanaguwe. Akagira ati
kuko abakira bandikaga ubutumwa ahantu hose ntibishoboka ko twakwinjira muri piramide ukabona imeze nk'ikirangazi gusa harimo ibintu byangwa gusa nta bindi bintu by'inyandiko birimo. Avuga ko rero ibyo tubwirwa byose harimo kwinyuramo cyane, akavuga ati ese abo bami bose bavuga bahahambwe niba ryaririmbwe koko nta mirimo yabo cyangwa amakashe yabo bakoreshaga ibi bintu byose babishyize he, byagiye he? Akavuga ko rero bishobora no kuba byari amayobera ku banyamisiri b'icyo gihe ubwabo, kuko iriya piramide basanze zubatse zihari. Akavuga rero uko yaje kuhinyura, dore uko yabigenje. Yafashe amabuye manini bavuga yubatse piramide, arongera akora amabuye angana nka gutyo tone 2 kuri tone 15. Noneho aravuga ati reka tuyabajishe, noneho dukoreshe bya byuma bakoreshaga, noneho turebe ko ibintu koko ari byo. Nibwo rero yahise atahura ko ibyo bintu atari byo, kuko kumena ayo mabuye ubwayo byaranze byaraninanye n'ibyuma ahubwo bashaka gukoresha ubwabyo, noneho bikaba ari byo bihasadukira. Bibaye uko rero ni ukuvuga ko piramide zaba zaratwaye imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Birasekeje cyane. Ntabwo rero babeshya ibinyoma bigeze bibaza ko hari umuntu wagerageza kongera kwigana ibyo ngo yongere ase nk'ubikora mu ishusho y'uko byari bimeze. Hari hantu urumva urabeshya ukabeshya imyaka n'imyaka, ariko ikinyoma byanze bikunze kiza hanze, kuko n'ukuri nako kuza hanze kukagihishura. Noneho wibuka ko rero ayo mabuye apima hagati ya toni 215 zose. Niba rero byaratwaye imyaka 20 gusa, ni ukuvuga ko buri minota 2 n'igice uko bivuga bashyiragaho ibuye, iryo buye ripima toni 2, toni 15 hafi aho ngaho. Iminota 2 waba uteruye ibuye ripima toni 2 kugeza kuri 15 mu minota 2 n'igice. Bashyiragaho iryo buye, birashoboka. Ibyo ni ukuvuga ngo babikoraga amasaha 28 ku munsi, bakabikora iminsi 7 y'icyumweru cyose, imyaka 23 yose bataruhuka, kandi nta kwibeshya na gato. Aho rero niho ahita bahinyura, akerekana ko ahubwo bitakozwe n'abantu, byakozwe n'izindi mbaraga zikomeye zavuye ahantu kure hatazwe, nk'uko agiye kubatubwira mu kanya. Utegereze wumve uko byagenze. Ikibazo rero yibaza ni iki ngiki rero. Yibaza uko aya mabuye bayazamuraga. Ese bayazamuraga bate? Niba rero byaratwaye imyaka 20 gusa, ni ukuvuga ko ayo mabuye nuko aremereye ubwayo bayazamuye gute? Iyo migozi bavuga bazamurishije byagenze gute? Batubwira ko ngo byakorewe hafi y'uruzi rwa Nili, ko amazi ngariyo yifashishijwe kugira ngo aya mabuye azamurwe, ariko ibyo nabyo nta byemera. Ahubwo abavuga ko hakoreshejwe imigozi nabyo ntibikunda. Urabona ko bavuze ngo bashyira ku biti bagashyira ku migozi, noneho ngo bakagenda bakura ayo mabuye akazamuka. Ibyo nabyo ntabwo bikunda na gato. Reka turebe rero byagenze gute. Byagenze gute kugira ngo ayo mabuye agere hara hejuru? Ibi rero nabyo byarageragejwe ngo arebe ko bishoboka. Yarabanje afata bya biti, ashyiraho imigozi, ashyiraho ayo mabuye aremereye kugira ngo arebe ko bishoboka, ko bishobora gutwara icyo gihe. Asanga nabyo bidashoboka. Urumva ko byose yarabigerageje, yakoze ubushakashatsi, afata amafoto, byose noneho abishyira no mu bikorwa, agenda asubiramo ibyo bintu ko bavugaga babikoze, abona wapi. Ashyira abantu b'abanyamaboko benshi, byose biranga. Akemeza ko rero hakoreshejwe ubwenge buhambaye burenze kure ibyo twibwira. Akemeza ko izo piramide zitubatswe imyaka 2500 mbere y'ivuka rya Kristo, ko ahubwo ibimenyetso wabona muri piramide ubwayo ntago byemeza ko aribwo byubatswe, ko ahubwo ibimenyetso byibereye mu mazi. Mu mazi niho usanga ibimenyetso ko byose biri muri piramide, inyandiko barakubuye. Hari igitangaje rero kibifatisha byose, cya kibumbano cy'intare n'umuntu. Urabona hari ikibumbano bita Sphinx, gifite igihande kimwe cy'intare n'ikindi gihande cy'umuntu kizwe nka Sphinx. Nacyo gihinyuza ibyo rero twabwiwe. Akemeza ko Sphinx nayo itubatswe mu myaka 2500 mbere y'ivuka rya Kristo, kuko ziya nyenyeri ziri hejuru ya piramide. Urabona piramide ukoresha tuzira piramide za Giza, zifite inyenyeri 3 mu ijuru ziteganye nazo neza kandi zitondekanye ku murongo. Kuriya rero ni ibintu birenze ubwenge bwa muntu. Akaba yemeza ko uwubatse zira piramide yagendeye ku nyenyeri ziri ku bicu aho mu isanzure uko zikase, kandi yarabyerekanye, yerekana ko ziriya nyenyeri uko biri mu ijuru niko bigomba kumara ku isi.
abakera rero bafataga inyenyeri ziri mu ijuru noneho bakareba uko zimeze mu ijuru no bakabikora kopi ku isi ari bubaka inyubako ariko noneho ubuhanga bakoranye kubaka zira piramide rero kumva uko byagenze. Mbere yuko arasubiza ikibazo cyubatse piramide arabaza ati ese usanze zira piramide zidufitiye ubutumwa bukomeye cyane. Ziriya piramide zubatswe nk'ubutumwa bukomeye cyane kandi n'imbaraga ziva ku ijuru zigahura n'isi ariko ubutumwa burimo. Akavuga ko abantu bumvaga neza iby'isanzure kandi bagashimishwa no gushanya isanzure ku isi bakoresha inyubako nk'izo. Akaba ari nako hubatswe ziriya piramide. Abahanga bakera babaye imyaka 3, 4, 5 mbere bari bafite imirobwenge ihambaye yuko bafataga ibyo bintu biri mu isanzure bishushanyijwe n'inyenyeri noneho bakabishyira ku isi kugira ngo bizabe umurage. Akavuga ko rero zubatswe n'incabwenge zabayeho mbere y'umwuzure. Izo ncabwenge zabayeho mbere y'umwuzure zari zifite ubuhanga buhambaye bakabita ibimana by'abantu byubatse izo piramide ngo zizarokoke umwuzure bizaha ikimenyetso abantu b'iki gihe n'ibihe bizaza yuko babayeho. Akomeza avuga rero ko izo piramide zubatse hose ku isi kandi zose zimeze kimwe zigendera ku bimenyetso biri mu isanzure. Iyo ubirebye neza uzi gusoma ibyo bimenyetso ukareba uko zubatse. Abajijwe impamvu rero ukuri kwa piramide kudashyirwa hanze yashubije agira ati ko ari ikintu cyoroshye cyane. Impamvu nuko hari abantu bakora amanywa nijoro ngo bakomeze bahishe ukuri ntikuze hanze bishoboka. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1993 bohereje robo. Yafashe robo bayohereza muri piramide none iragenda igera ahantu hatagerwaga noneho bahasanga umuryango munini ngo udanangiye. Nibwo rero kuva ubwo bahise bamwangira kongera kwegera aho hantu ko batawiye ko yohereje yo robo. Iyo robo iragenda ireba ko ahantu harameze. Kuki rero uwo muryango nta muntu n'umwe wegera? Ibyo bintu rero nuko kuri twahishwe kwahita kujya hanze amateka yose akaba zero. Ibintu byose bigatangira bikaba ubusa noneho byose bigasubirwamo bundi bushya kuko twabeshywe kweri kakava. Asoza avuga ko rero piramide atari imva nk'uko bikomeza kuvugwa n'abantu benshi cyane ko bidagomba kwemezwa nk'ukuri ahubwo ari ibimenyetso birimo ubutumwa bukomeye cyane byasizwe n'abahanga babaye imyaka myinshi kera mbere y'umwuzure. Wakavuga ati kumva ibintu rero weho umaze kubyumva n'icyo bitekerezaho tuganire turebe ko ibi binyoma byose batubeshye. Urabona ko ibintu bari kuvuga ngo by'ibivejuru bizaza bari gutegura abantu mu mitwe bakabishyiramo izo gahunda. Ni ukuvuga ngo uko Satani akomeza aryamira atsikamira ukuri niko hari n'abantu bari gushakisha ukuri. Ukuri rero tugusangize abantu kandi warake imbere yo gusohokamo none kugira ngo ibi bintu nawe ntubyera none abantu batazajya babona piramide gusa nk'ibintu biri aho ngaho babeshya ngo nimva ahubwo ari ubutumwa bukomeye cyane n'ingufu ziva ku ijuru bikaba byarakoreshwaga nk'ingufu kandi noneho zihuza isi n'abantu. Ubwenge bwari burimo bukaba bukomeje gushakishwa kugira ngo noneho tumenye koko abakera babigezeho gute, zubatswe gute, ari amabuye bayazamuye gute. Ese ibyo bivejuru nibyo byubatse piramide nk'uko bivuga ko ahubwo ari abantu bitwaga ibimana b'ibyo gihe kuko bashobora kuba barafite izo nyurabwenge zihambaye n'ingufu bakoreshaga zo kuzamura amabuye bakoresheje ubugenigeni n'ubugenge bari bafite bahabwa nuko kera bari bazi ukuri ariko wakuri dushakisha n'uyu munsi tutabona kugira ngo twongere tugire izo ngufu. Ariko Uwiteka Imana yaravuze ngo muri iyo minsi nzongera mbyura abantu banjye ubwoko bwanjye mbaho umwuka wanjye bongere bagire inzozi bagire ubuhanuzi bahanure kandi noneho bakora ibitangaza bikomeye cyane akabyutegereje. Rero nkambashimye rero Imana ikomeze barinde. Shalom shalom todaraba tov meyo.